Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane bene data, twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Twongeye gushima Imana muri kino gitondo. Imana yongeye kutugirira neza, twese tukaba turi amahoro, tukaba tubyutse turi amahoro, duhumeka umwuka w'abazima. Kandi niba utameze neza mu mubiri, mu marangamutima, mu buzima bwawe hari ibitari kugenda neza, uhumure kandi wihangane. Yesu aracyari ku ngoma, kandi Yesu arahari kugira ngo atugirire neza. Twitegure guhura n'Imana. Igihe cyose tugihumeka umwuka w'abazima, tuba dufite amahirwe adasanzwe yo kongera kubona Imana mu buzima bwacu. Ntutakaze ibyiringiro, ahubwo ukomere cyane, kuko Imana iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana ibahe umugisha rero, abo turi kumwe kuri Zoom turabakiriye. Imana ibahe umugisha. Mubishoboye twasuhuzanya shalom shalom, abari kuri Zoom, abari kuri YouTube, namwe mwakwandika shalom muri commentaire. Turabakiriye mwese mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Niba ari rya mbere udukurikiye kuri YouTube, kuri Ndika Gospel TV, ndagusaba kugira ngo ukande kuri subscribe kugira ngo ukomeze gukurikira ibiganiro, kandi dushimira n'abantu mukomeje kubana natwe. Umubare ugenda wiyongera w'abadukurikira kuri YouTube. Imana ibahe umugisha, kandi tubasaba gusangiza abandi ijambo ry'Imana tuba twize cyangwa se amasengesho tuba twakoze. Imana ikomeze kutugirira neza mu izina rya Yesu. Nagira ngo rero dukomeze dusenge muri kino gitondo, dushimire Imana itugiriye neza. Haleluya. Cyane cyane abantu turi kumwe kuri Zoom, dufatanye gusenga, dushime Imana kubw'iki gitondo. Nagira nsabe mwene data Joseline, niba ari kutwumva, uri kumwe natwe kuri Zoom, azamura isengesho ryo gushima Imana, ashima Imana kubw'iki gitondo. Imana yongeye kutugirira neza. Haleluya. N'abandi twese turi kumwe kuri Zoom, twafungura mikrofone zacu tugafatanya mu isengesho ryo gushima Imana kubw'iki gitondo. Imana yongeye kutugirira neza, Imana yongeye kuduha amahirwe yo kuba twabyutse turi amahoro, kandi dushima izina ry'Uwiteka. Josine niba twumva, yafungura mikrofone yiwe akazamura isengesho ryo gushima Imana muri kino gitondo. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Reka dufatanye nawe gusenga mu izina rya Yesu. Thank you. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dushime Imana iki gitondo nk'iki, dushime Imana Uwiteka igitondo twongereye. Mana Nyiringabo, Umucunguzi wanjye, igitondo nk'iki turagushimye Papa, turagushimye Nyaguhora ku ngoma, turagushimye Mubyeyi wacu, turagushimye kubw'uduteye iteka, turagushimye kubw'iki gitondo kidasanzwe, turagushima Mwami kubw'amahirwe tugize adasanzwe. Mwami Nyiringabo, turagushimye igitondo nk'iki Mwami, turagushimye Mubyeyi wacu, turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira gukora kwawe, turagushimira uburinzi bwawe Mana, turagushima Nyiringabo. Iki gitondo Mwami haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro Mwami, haracyari ibyiringiro byo kubaho, haracyari ibyiringiro byo kwakira igitangaza mu buzima bwacu, haracyari ibyiringiro ko amahirwe yacu yakongera akazuka, haracyari ibyiringiro ko ibyacu byajya kongera bikazuka, haracyari ibyiringiro Mwami. Ubwo dusanze turi bazima, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro Mwami. Iki gitondo Mwami turagushima Yesu kudutegeye amaboko, turagushima kudutegeye amaboko Mwami, turagushima Nyiringabo, turagushima Mucunguzi wanjye, turagushima Data gitare cyanjye. Abazima nibo basaba, turagushima ko turi bazima, turagushima Nyaguhora ku ngoma, turagushima Mubyeyi wacu. Iki gitondo Mwami tuguhaye icyubahiro kubw'ubuntu bwawe, tuguhaye icyubahiro kubw'uburinzi bwawe, tuguhaye icyubahiro Mwami, tuguhaye icyubahiro Papa, tuguhaye icyubahiro Mana ishobora byose. Icyubahiro cyose ni icyawe Mwami, icyubahiro n'ugukomera ni ibyawe Mwami. Oh haleluya. Nyemerera imitima yacu ikuramye, imitima yacu guhimbaze, imitima yacu kuzamurira amashimwe, imitima yacu gucira bugufi Papa. Wowe Nyiringabo, wowe Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Ndagushima ko hari ibyo wavuze ku buzima bwacu, ndagushima ko hari ibyo wavuze mu mibereho yacu, ndagushima ko hari ibyo wavuze mu gihugu cyacu Mwami. Haracyari
haracyari ibyiringiro mwami ko iki gitondo waturwanirira intambara, haracyari ibyiringiro ko iki gitondo wahagarika intambara zirimo kumvikana hirya hino, haracyari ibyiringiro ko watugirira neza, haracyari ibyiringiro ko wadutabara, haracyari ibyiringiro ko waturamira, haracyari ibyiringiro ko wakora igitangaza mu miryango yacu, haracyari ibyiringiro ko wakora igitangaza mu miryango yacu. Igitondo mwami turabigushimiye mwami, turabigushimiye nyir'ingabo, turabigushimiye mubyeyi wacu, kwemerera uyu munsi mwami twongere kubona ineza yawe, tubona amakuru, twongere kumva amakuru y'ijuru, twongere kumva amakuru meza, twongere kumva amakuru adasanzwe, amakuru y'umunezero, amakuru y'ibyiringiro, amakuru mashyashya, uko turambiwe amakuru mabi, turambiwe amakuru y'ibihuha, turambiwe amakuru y'incamugongo, turambiwe amakuru y'intambara, turashaka kumva amakuru y'ibyiringiro, turashaka kumva amakuru y'ijuru, turashaka kumva amakuru yo kumva bene wacu bakizwa, turashaka kumva amakuru yo kumva bene wacu babohoka, turashaka kumva amakuru yo kubona ubuzima bwacu buhinduka, turashaka kumva amakuru yo kubona imitima yacu igufitiye inyota. Turagukeneye mwami, turagukeneye data. Iki gitondo mwami turakwinginze Uwiteka ngo utugirire neza mwami, ugirire neza bene wacu, ugirire neza bene wacu bakiri mu bubari, ugirire neza bene wacu barimo kwicwa n'ibiyobyabwenge, ugirire neza bene wacu barimo gukora ibyangwa n'amaso yawe, ugirire neza bene wacu barimo kwandagaza izina ryawe, ugirire neza bene wacu barimo kwandagaza umurimo wawe, utugirire neza nyir'ingabo, ugirire neza urubyiruko rurimo gukora ibidakorwa, ugirire neza mwami imiryango irimo gukora ibidakorwa, utugirire neza mwami nyir'ingabo, uturwanirire papa, udutsindire ibigirwamana birimo kwigaragaza muri iki gihe, udutsindire intambara z'uburyo bwombi, udutsindire akaga n'amakuba, udutsindire mwami urubyiruko mwami, ibiyobyabwenge byiganje mu rubyiruko, ubusambanyi bw'urukozasoni mu rubyiruko ndetse no mu bakuze, turakwinginze ko iki gitondo mwami udukorera igitangaza. Haracyari ibyiringiro ko abana bacu bagaruka mu nzira yawe, haracyari ibyiringiro ko bene wacu bakongera bagakizwa, haracyari ibyiringiro ko imitima yacu yaguhindukirira mwami nyir'ingabo. Turakwinginze ngo iki gitondo mwami uhembure ubuzima bwacu, uhembure ubuzima bw'ababyeyi, uhembure ubuzima bw'urubyiruko, uhembure ubuzima bw'abakozi b'Imana, uhembure umurimo wawe data nyir'ingabo. Haleluya, turagushimiye mwami, ongera uduhembure mwami kuri iki gicaniro, uduhembure mwami. Waravuze ngo abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga bakihana ibyaha byabo, nanjye nzabumva ndi mu ijuru manuke mbakirize igihugu. Iki gitondo duciye bugufi kuri iki gicaniro, turagutakambira ngo utubabarire ibyaha by'uburyo bwombi, utubabarire nyir'ingabo, utubabarire data ibyaha byose byitutumba bikabyara intambara. Turakwinginze ngo utubabarire mwami, turanihira igihugu cyacu, turanihira imiryango yacu, turanihira bene wacu, turanihira itorero ryacu, turanihira umurimo wawe. Turakwinginze mwami ko iki gitondo udukirize igihugu mwami, udukirize bene wacu. Urakoze mwami, urakoze data, urakoze ko bw'iki gitondo ko hari andi makuru meza tugiye kumva. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen, amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Mana iguhe umugisha. Haleluya, urakoze cyane kudufasha gusenga muri kino gitondo. Turabakiriye mwese n'abaje nyuma, mwumve muguwe neza. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Iki ni icyumweru kidasanzwe n'umunsi mwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo tunezererwemo. Haleluya. Abo turi kumwe kuri Zoom, Imana ibahe umugisha. Ndabasaba kugira ngo tujye dukomeza gusangiza abandi link ya Zoom cyangwa se ya YouTube, kugira ngo n'abandi bakomeze kwifatanya natwe mu gitondo. Iyo tuzinduka hano tuba twaje kugira ngo dusenge, dushime Imana, ariko twongera tunasengera n'ibyifuzo bitandukanye, dusaba n'Imana kutugirira neza kubw'uyu munsi tuba twagezemo. Imana rero ibaho umugisha mwinshi cyane. Muri iki cyumweru turi gusenga ngo Imana iduhuze n'abantu b'umumaro ku buzima bwacu. Niryo sengesho ryanjye ndi gusenga muri iki cyumweru, kandi ndisengera buri muntu wese uri kumwe natwe, kubera ko naje gusanga ko umuntu ni uw'ingenzi mu buzima bwacu. Imana igikoresha abantu kugira ngo tubashe guhabwa umugisha. Imana igikoresha abantu kugira ngo tubashe kugera mu masezerano yacu. Rero hari umuntu gusa umwe ukeneye mu buzima bwawe
kugira ngo ubuzima bwawe bugire icyerekezo, kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Hari amakuru ukeneye guhabwa n'umuntu kugira ngo ubashe kugera ahantu hadasanzwe mu buzima bwawe. Rero ndi kugusengera, nanjye nisengera ngo Imana iduhuze n'abantu b'umumaro ku buzima bwacu. Reka nkubwire, iyi si turimo, Imana ikoresha abantu pe. Imana ikoresha abantu kugira ngo bamwe bave hano bagera ahandi. Imana ishobora kugukoresha wewe ugahesha umugisha umuntu runaka, ariko n'Imana ishobora gukoresha undi muntu nawe akaguhesha umugisha ukagera mu masezerano yawe. Icy'ingenzi ni uko ugera aho Imana yakubwiye cyangwa se aho Imana yategetse ko ugomba kugera mu buzima bwawe. Reka dusome inkuru imwe iri mu gitabo cyo kubara cyangwa se guharura. Mu Kirundi bahita guharura, guharura mu Kinyarwanda ni kubara. Kubara cyangwa se guharura igice cya 10. Haleluya. Reka dusome amagambo makenya, mwumva ukuntu Imana ijya ikoresha abantu kandi bakabasha kugera ku masezerano yabo. Kubara cyangwa se guharura igice cya 10, duhere ku murongo wa 29 cyangwa se wa 29. Imana ishimwe cyane. Kubara cyangwa se guharura igice cya 10 umurongo wa 29. Ijambo ry'Imana avuga ngo Mose abwira Hobabu mwene Reweli umumidiyani sebukwe wa Mose ati, turajya mu gihugu Uwiteka yatubwiye ko azaduha. Ngwino tujyane tukugirire ibyiza, kuko Uwiteka yasezeranyije kugirira Abisirayeli neza. Uyu ni Mose ari kubwira sebukwe witwa Hobabu, aramubwira ngo hari ahantu Imana iri kutuganisha, hari ahantu Imana iri kutujyana, ariko turagusaba ngwino ugendane natwe, kuko hari ibyiza Imana yifuza kuduha kandi nawe uzabibona, uzabijyaho. Ku murongo wa 30 Bibiliya iramubwira ngo, aramusubiza ati, ntituri bujyane, ahubwo ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu. 31 aramubwira, uyu ni Mose, aramubwira ati, ndakwinginze widusiga, kuko uzi yuko tugiye kujya tubamba amahema mu butayu, nawe uzaba amaso yacu. Aka kantu uragira ngo ukumve neza, ngo nawe uzaba amaso yacu. Mose ari kubwira uyu mugabo Bibiliya yise Hobabu, yari sebukwe we, aramubwira ngo ngwino tujyane. Akomeza kumwinginga. Nibajije kuki yakomeje kumwinginga. Uyu mugabo Hobabu yabaye mu butayu imyaka myinshi cyane, yabaye muri desert igihe kinini cyane. Uyu mugabo Hobabu yaramenyereye tuyira twose two mu butayu, two muri desert. So Mose rero, nubwo Imana yavuganaga na Mose, nubwo Imana yari yarababwiye Abisirayeli ko bagomba kugera mu gihugu cy'amasezerano, ariko bari bakeneye umuntu witwa Hobabu wari uzi inzira zo mu butayu, wagombaga kubayobora akagendana nabo, akababwira ngo ubu ngubu nimunyura hano muraza kugera aho mugenda. Nubwo bari bafite igicu cyabayoboraga, ariko utuyira two mu butayu tumwe na tumwe bagombaga kuba bafite umuntu utuzi. Rimwe na rimwe urabizi, iyo ugiye nk'ahantu nko mu mujyi runaka ukajya nk'ahantu, njya mbona abantu rimwe na rimwe baje nk'i Kigali, usanga umuntu azi gutwara imodoka, avuye nk'i Burayi, avuye muri Amerika, avuye ahantu runaka azi gutwara imodoka, ariko iyo ageze i Kigali, kubera ko muri Kigali hari imihanda myinshi cyane, hari imihanda myinshi cyane, hari amasansenike menshi cyane, iyo utamenyereye inzira ushobora gusanga wanyuze mu muhanda atari uko utazi gutwara imodoka, ahubwo kubera ko aho hantu ugiye kunyura ntabwo uhazi, ushobora kugonga, ushobora kunyura mu nzira zitanyurwamo ugasanga ugize ibibazo, kandi aho uje ushobora kuba uhazi. Rero biragusaba ko ushaka umuntu umenyereye inzira. Hari abantu bajya baza nk'i Kigali bakambwira ngo mbafashe wenda nkabatwara mu modoka, nkabafasha kuzenguruka kubera ko batamenyere, atari uko batazi inzira. Rero bene data, dufite ahantu tugomba kugera mu buzima bwacu, dufite iby'Imana yatubwiye, dufite amasezerano y'Imana ku buzima bwacu, ariko dukeneye abantu. Haleluya. Dukeneye abantu bagomba kudusunika, bagomba kudupushinga kugira ngo tugere mu by'Imana yavuganye natwe. Wibuke hano Mose yamubwiye Hobabu, aramubwira ngo Uwiteka Imana yadusezeranije igihugu cyiza, yadusezeranyije kutugeza mu masezerano. Rero ngwino tugendane natwe, utubere maso, nitunyura
nitunyura ahantu hatariho utubwire ngo ya munyure hano kugira ngo mubashe kugera mu masezerano yanyu. Yesu ashimwe cyane. Rero abantu nk'aba nibo turi gusengera muri iki cyumweru, niwe turi gusengera muri iki cyumweru. Birashoboka ko utinze ahantu kubera ko utarabona umuntu uzi inzira ugomba gucamo. Birashoboka ko utinze ahantu kubera ko utarahura n'umuntu uzi icyerekezo cy'aho ugana kugira ngo agusunikira mu nzira ikuganisha mu masezerano yawe. Uwo muntu rero niwo turi gusengera mwene data, niwo turi kwinginga Imana, tubwira Imana ngo Mana duhuze n'umuntu ubasha kudusunika, ubasha kudusunikira mu masezerano, ubasha kudusunikira mu cyerekezo cy'aho ugomba ko tugera. Uwo muntu uramukeneye mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Wikwibwira ngo njyewe gusa ngo nkeneye Imana. Nibyo, dukeneye Imana, ariko Imana ikoresha abantu, Imana ikoresha abantu. Tuzagenda tubisobanukirwa gahoro gahoro. Niyo mpamvu ntabwo ukwiriye gusuzugura umuntu, ntabwo ukwiriye kugaya umuntu n'umwe muri iyi si, kuko hari igihe ushobora gusuzugura umuntu ugasanga umuntu niwe afite package y'ibyo ukeneye kugira ngo ugire ahandi hantu ugera mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Rero Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Imana izane connection hagati yawe n'undi muntu, haleluya, uri butume ugera hahandi wifuza kugera mu buzima bwawe. Imana iguhuze n'abo bantu rwose batangire kugushakisha, haleluya. Imana igire uko ibigenza, wisanga uri muri crew, uri kumwe n'abantu, haleluya, b'umumaro ku buzima bwawe. Niryo sengesho ngusengera mwene data, wowe nkurikiye. Birashoboka ko ubushomeri bwawe umazemo igihe kinini cyane ari uko ukeneye guhura n'umuntu gusa, haleluya, umwe, haleluya, amateka yawe agahinduka. Imana ishimwe cyane. Ndibuka kera hari umuntu wigeze kumpa akazi ndi Burundi, yigeze kumpa akazi, ndamubwira ni rero ko kazi kawe ni ukuri numva nagakora, ariko hari undi muntu nifuza ko wagaha kuko we arakenye cyane kandi aragakeneye cyane kuruta njyewe. Uwo mushuti wanjye namuhuje n'uwo muntu waromaye akazi, barakorana. Kuva icyo gihe ubuzima bw'uwo mushuti bwanjye bwahise buhinduka. Namubereye ikiraro. Yesu ashimwe cyane. Namubereye ikiraro, bituma nabasha kugera mu kazi kandi ubuzima bwe buhita buhinduka. Rero tujye twemera natwe Imana idukoreshe tuba ibikoresho byo gufasha abandi kugera mu masezerano, kandi nawe ujye wemera ko Imana yagukoresha kugira ngo undi muntu agere mu masezerano. Haleluya. Biba byiza iyo twumvishe icyerekezo cy'Imana tukakibamo tukakigenderamo, abantu bagahabwa umugisha, natwe tugahabwa umugisha. Rero Hobabu yagombaga kujyana n'Abisirayeli kugira ngo abayobore. Nubwo Imana yari yaravuganye n'Abisirayeli, ariko bari bakeneye umuntu wagombaga kubageza mu gihugu cy'isezerano, akabereka inzira. Ndasenga rero nawe ngo Imana ikwereke inzira. Ndasenga ngo nawe Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro w'umugisha ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusenge, dusabe Imana ngo Mana duhuze n'abantu b'umugisha, duhuze n'abantu b'umumaro ku buzima bwacu. Wizere ko Imana igiye kuguhuza n'umuntu w'umugisha, n'umuntu w'umumaro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza, waduhaye amasezerano kandi ufite aho tuganisha, ariko muri uru rugendo dukeneye abantu badushigikira, dukeneye abantu badusapotinga, dukeneye abantu bafite inararibonye mu bintu runaka kugira ngo natwe tubashe kugera mu masezerano yacu. Abo bantu Mwami Imana, haleluya, turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo uduhe guhura nabo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami duconnectinge tubashe kugera mu masezerano, tubashe kugera aho wifuza ko twagera mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwingize Mwami w'abantu, haleluya, uduhuze n'abantu b'umumaro, uduhuze n'abantu b'umugisha. Ndasengeye abantu bose badukurikiye, abo turi kumwe kuri Zoom, abadukurikiye kuri YouTube, ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ubahuze n'abantu b'umugisha. Mwami Imana, abasore ndabasengeye Mwami, ubahuze n'abakobwa bazababera abagore babo, ubahuze n'abagore b'umugisha. Abakobwa ndabasengeye ubahuze n'abagabo b'umugisha. Abakeneye akazi Mwami, ndabasengeye ubahuze n'ababosi b'umugisha mu izina rya Yesu. Buri muntu wese Mwami Imana umuhuze n'umuntu w'umugisha watuma abasha kugera mu masezerano ye.
urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kuri Imana ikomeye. Igihe cyose iyo dusenze Mwami, wumva gusenga kwacu kandi ukatugirira neza. Ndasengeye abarwayi bakize, ndasengeye abafite ibibazo bitandukanye Mwami, ubikoreho mu izina rya Yesu. Umugisha wawe Mwami ukomeze kuba ku buzima bwacu, ukomeze kuba ku miryango yacu, ukomeze kuba mu bihugu byacu, ukomeze kuba mu matorero yacu, mu izina rya Yesu Kristo Mwami. Urakoze Data wera, reka icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Witegure guhura n'umuntu w'umugisha, witegure guhura n'umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane kandi mukomeze kugira umunsi mwiza. Mwarahezagiwe. Shalom, shalom.